akindi nkora ngewe ndasenga ndagenda ngafata ibihe nkigiriza nkamusengera wa muntu nkamuzamurira icyifuzo cye ibyanjye nkabyihorera nkamusengera ukareka ibya kuzi ko ndi wambwiye gutyo nge ngomba kumdeka ibyanjye nkasengera wa wundi wamaye icyifuzo ndi kubona uremerewe urusha yego ubwo nubwo buryo nkiyiriza ngasenga twasenganye bari mu mashimwe nk'ubu hari umuntu uherutse kumamagara nimugoroba turimo tuvugana kuri telefone arambwira ati yamamagaye afite ikibazo cy'ideni yari afite ideni rimuremereye cyane aramamagara arambwira ati mukozi w'Imana ndashaka kugira ngo nsengere Imana yishirire ideni ariko ku mugoroba yamamagaye mu masambiri yamamagaye turavugana ambwira yuko ideni Imana yamwishuriye yabonye umuntu yabonye telefone imuhamagaye amubwira yuko hari amafaranga ashaka kumuha arayamuha yishura ideni ubideni yarivuyemo hari n'undi uherutse kumamagara mu minsi ishize arambwira yari afite ikibazo cy'uburwayi nawe ubu yarakize ni muzima ubwo uri kumva rero umurimo w'Imana uri kugenda waguka uko bukeye nuko bwije ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde reka mfate umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari naho ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere kayikanda nukuri ngusabiye umugisha naye nabasezeranyije ko nazajya mbicisha urungu niyo mpamvu mbanashatse abakozi b'Imana tukaganira ku mbaraga z'Imana tukibutsa abantu yuko dufite Imana ivuga Imana isezeranya kandi igasohoza niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi mwiza umumama Imana yatoranyije muri iki gihe kugira ngo abafite ibibazo bafatanye gusenga reka tumuhe ikaze arakoza twibwire karibu umukozi w'Imana murakoze yego ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe yego abadukurikiye muri hanze abari hanze y'igihugu abari mu Rwanda abari hirya no hino ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe amen amen amazina nitwa Muragijimana Chantal ndi umubyeyi yego niyo mazina yanjye ndi umwadeperi ndi umukozi w'Imana ndi umuvugabutumwa ndi umuhanuzi yego n'ibindi byose Imana ishoboje gukora ndabikora ako kana badeperi baragakunda ati n'indi mirimo Imana ishoboje gukora ndayikora yego Chantal reka ubanze dusengere ugango Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro reka dusenge Imana Mana mu izina rya Yesu uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi turagushimye turaguhimbaje tugushimiye uburinzi bukomeye bwabanye natwe waturinze kuva mu gitondo kugeza aya masaha tugihumeka umwuka bazima izina ryawe nirishimwe tugushimiye yuko warinze abanyarwanda tugushimiye yuko warinze igihugu cyacu gushimiye yuko warinze abayobozi warinze abantu bose ingeri zarizo zose abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu bose warabarinze wabanye nabo
wabarwaniriye intambara nini n'into, izina ryawe nirihimbazwe. Uwiteka Imana Nyiringabo, rero tuje imbere y'ubwiza bwawe muri aka kanya, banza tweze kandi udutunganye, twezesha amaraso wavire ku musaraba i Golgota. Mana, tubabarira igisa n'ikibi cyose kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kimara kutweza no kudutunganya, rero turakwinginze Uwiteka Imana Nyiringabo kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya tugiye gukora ibiganiro, uzubane natwe icyo turirugana n'imyuka mibi yose ya Satani. Mu izina rya Yesu twirukanye gukora kose kw'abarozi, twirukanye gukora kose kw'abadayimoni, dukubise hasi imbaraga z'umwijima. Mu izina rya Yesu duhamagaye imbaraga mvajuru kugira ngo abarizo zibana natwe. Duhamagaye abamarayika, duhamagaye abakerubi, duhamagaye abaserafi, duhamagaye bya bizima bine bihora byikubita imbere yawe bivuga ngo uri uwera. Nibyo duhamagaye kugira ngo bize biterane natwe. Turakwinginze rero Uwiteka, abagiye kudukurikira Nyiringabo Imana bari hirya no hino, turabasengeye Uwiteka Imana Nyiringabo, reka ukuboko kwawe kwiza kuze kubane nabo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza kubana natwe, ukomeze kutwitaho, niko tubisenze tubyizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Chantal, wiyumve mwikaze. Yego, murakoze. Ariko dore ngo tuburane. Ashize igihe kirekire cyane. kirekire. Chantal, dura bwa mbere twahuye mu kwezi kwa mbere, ndabyibuka ko uyu mwaka 2026. Yego. Dukorana ikiganiro, abantu baragukunda pe. Yego. Turangije twapanga gukora ikindi, bikivanga ukabura, ubundi nanjye nuvuga ngo naboneka nawe ukabura umwanya wawe ubona nanjye nkawubura. Ariko nshimira Imana yuko ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 Imana yemeye yuko duhura kugira ngo twongere tuvuge ku mbaraga zayo. Imana ishimwe pe, nanjye ndayishimiye. Yego. Narabuze pe. Hari abantu banshatse barambura, bitewe n'impamvu mama yari arwaye, amaze iminsi arwaye ari mu bitaro. Nanjye aho mama akiriye nanjye ndarwara. Ubwo nuko byagiye bigenda, nizo mpamvu zatumije mbura. N'abantu banshatse kuri telefone bakambura, bihangane bakomere, ubu nagarutse, ubu ndahari, ubu nta kibazo mfite. Mama mero watungu ubu? Mama ameze neza ubu ngubu, nta kibazo. Cyane byendi by'abanyarwanda sibyo, gasanga umuntu avuye gushingura ngo amakuru ngo ni meza. Oya, mama ameze neza, nta kibazo. Yarakize ubu yavuye mu bitaro? Yarakize, ubu ari mu rugo. Yavuye mu bitaro ari mu rugo. Nanjye narakize, ubu ndi muzima. Yego. Oya, wende kukubona. Wendi kukubona uri muzima. Ubwo ndi gushidikanya kuri mama wawe, ariko byo byonyine umuntu yamaze icyumweru mu bitaro, kabona mu bitaro baramusezereye, batamusezereye byendi byo kumwikiza. Hari igihe bamusezera batagende. Oya, ntago ari byo kumwikiza. Mama yarakize, ni muzima. Arega Imana dusenga ishoboye byose. Yego. Niba ishoboye kuzura umuntu wapfuye, ntabwo inaniwe gukiza umuntu uburwayi arwaye. Ntabwo byashoboka. Niba Imana ishoboye kwishurira umuntu ideni, ntabwo gukiza umurwayi ari byo byayinanira. Oya pe. Oya. Ntabwo byashoboka. Ubwo rero mama yarakize, ni muzima. Namashimwe mfite menshi mu mutima. Imana yagize neza, yangiriye neza, yarakoze, irakabyara. Nukuri habwa icyubahiro. Umurimo w'Imana se bwo nk'ibyo bihe mama arwaye, nawe urwaye, warahanuraga cyangwa Imana yahise igenda? Oya, ntabwo Imana yahise igenda, cyangwa se ubundi mu bibi no mu byiza Imana ibi turi hafi. Yego. Ibi turi hafi pe. Mu murimo w'Imana bimeze neza, nta kibazo, ibintu biri kugenda neza, abantu bari gukira. Yego. Abafite ibibazo bitandukanye bari gusubizwa. Ubu benshi bari mu mashimwe, abantu twagiye duhura, abantu twasenganye bari mu mashimwe. Nk'ubu hari umuntu uherutse kumamagara nimugoroba, twari turimo tuvugana kuri telefone, arambwira ati
yampamagaye afite ikibazo cy'ideni, yari afite ideni rimuremereye cyane. Arampamagara arambwira ati mukozi w'Imana ndashaka kugira ngo nsengere Imana yishirire ideni. Ariko ku mugoroba yampamagaye mu masaa 2, yampamagaye turavugana ambwira yuko ideni Imana yamwishyuriye, yabonye umuntu yabonye telefone imuhamagaye amubwira yuko hari amafaranga ashaka kumuha. Arayamuha yishyura ideni, ubu ideni yarivuyemo. Hari n'undi uherutse kumpamagara mu minsi ishize arambwira yari afite ikibazo cy'uburwayi, nawe ubu yarakize ni muzima. Ubwo uri kumva rero umurimo w'Imana uri kugenda waguka. Uko bukeye nuko bwije. Uheruka nibura abo ushaka ko abasengeye utararwara cyangwa mama batararwara? Oya, ntabwo ari ukuvuga ngo nabona asengeye mama atararwara, nabona asengeye muri ibyo bibazo nari ndimo. N'igihe nari ndwaye nasengeye abantu, umuntu wabashije kumpamagara tugasengana, ubu ari mu mashimwe, kuko nzi neza yuko ibyo bintu mvuga ni ibintu mpagazeho n'amaguru yanjye yombi. Mu minsi ishize ntari nabura telefone nini, hari umuntu wo hanze wanyandikiye yari afite ikibazo cy'ubuhumekero. Guhumeka byaramugoraga, byari ibintu bigoye, ariko yaranyandikiye kuri WhatsApp arambwira ati ubu ngubu ndi muzima, waransengeye mukozi w'Imana, ubu ngubu ndi muzima, narakize. N'umwana wari ufite ikibazo yagiraga mu ishuri, kwandika kureba mu ikayi bikanga, ariko yarampamagaye ambwira yuko uwo mwana nawe yakize, ibyo bintu byose byashize kubwo gusenga. Yego, ubwo uri kumva rero Imana iri gukora. Ni ukuri Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi pe. Imana iri mu kazi. Ntacyo nashinja Imana pe. Yego. Iyo urebye se akenshi ukabona abantu hanurira biratinda cyangwa bisohora vuba? Oya, ntago bitinda pe. Ntago bitinda, kuko muri abo bantu bose mvuze ari wo twaraye tuvuganye nimugoroba uri kumbwira yuko ideni yabyishuye. Yamamagaye muri kiriya ku cyumweru w'igitaha, ejo bundi hari ku cyumweru, yamamagaye ku kindi cyumweru ndamusengera. Rero ntabwo bitinda pe, bita bisohora vuba. Urebye ni icyumweru. Tugereranije kuwo nguwo niba guhamagara ati mfite ikibazo cy'ideni, Imana ikakubwira ngo umubwire yuko imwishyuriye cyane pe. Kiriya cyumweru akaguhamagara ati rwose Imana yakoresheje abantu baranyishyurira. Ni ukuri Imana igukomereza amaboko. Natwe ntabwo tuba dushaka duhanura ngo dutegereze bitinde wa. Oya, na n'ubundi bitinze birabora. Yego, Umunyarwanda niko yaciye umugani ngo bitinze birabora. Ubwo rero Imana igomba kudutabara vuba. Yego, igomba gutabara abantu bayo vuba. Niba dusenganye Imana igomba kugutabara vuba, nta gutinza. Kuko iyo ugutinjije hari igihe ushobora guhura n'ibintu byinshi. Mu rugendo harimo intambara nyinshi, harimo ibyatuma utagera hehe i Kanani. Imana rero igomba kugutabara vuba kugira ngo utananirirwa mu rugendo. Unaniriwe mu rugendo rero kugira ngo uzongere ubone imbaraga zo kugukomeza, zongere zigukomeze zigusubize mu murimo wayo, byagorana. Niyo mpamvu nabwiye Imana ndayibwira ngo Mana, abantu nsengeye uje urabatabara vuba bidatinze, batari bavuga ngo none si ngo kuki ngo yaduhanuriye ngo tugiye gutabarwa, ntidutabarwa bwo ibibazo bikiyongera. Niyo mpamvu ndayibwira ngo Mana we uzamfashe dukonane neza umurimo uwo nsengeye bisohore, atari yanamuka, atari yacika intege, atari yagwa, atari yahura n'ibindi bimuca intege. Ubwo rero nuko nguko Imana igenda igira ute itabara. Murakoze. Yego, none se wowe uruhari rwawe ubundi iyo uhanuye ibintu nk'uruhari rwawe kugira ngo bizasohore vuba, wowe umuhanuzi icyo ukora ni iki? Nta kindi nkora, ni icyambere cyo ni ugusenga. Kuko nta kindi cirukana abadayimoni ni ukwiyiriza ubusa. Yego,
ubwo nimba umuntu ambwiye ati mfite icyifuzo cy'uburwayi runaka, ndwaye kanseri cyangwa se ndwaye umuvuduko cyangwa se mfite ikibazo cy'umutwe, hari abadayimoni bantera nijoro nanga se nkumva amajwi ari kumpamagara nijoro, ibintu nk'ibyo nta kindi nkora, ngewe ndasenga, ndagenda ngafata ibihe nkigiriza, nkamusengera wa muntu, nkamuzamurira icyifuzo cye, ibyanjye nkabyihorera, nkamusengera. Ukareka ibyaha kuzi ko ndi wambwiye gutyo? Njye ngomba kumdeka ibyanjye nkasengera wa wundi wampaye icyifuzo, ndi kubona uremerewe urusha. Yego, ubwo nubwo buryo nkiyiriza ngasenga, kuko hari umumama kuwa kangahera kuwa kane w'igitaha yarampamagaye, yari afite inda yari yararengeje igihe. Ku bitaro, agiye ku bitaro baramubwira bati rero inda yawe yarengeje igihe, none nta bise urabona, ati nta kimenyetso na kimwe ndabona. Baramubwira bati rero genda uzagaruke ari uko wabonye ibimenyetso, nubona ibimenyetso uzagaruke. Twebwe ubu ngubu ntacyo twagukorera, igendere wowe, nubona ibimenyetso uzabona ubuza hano ngaha, nibyo tuzabona uko tugufasha. Umubyeyi arampamagara kuri telefone, birangiye arampamagara ati mukozi w'Imana, ati ndakwinginze mfasha. Nisi byakugendekeye bite? Ati inda yarengeje igihe, igeze mu mezi 10. Ati none ku bitaro babuze ikintu bankorera. Nagiyeyo baranyirukana, barambwira ngo ningende nzagaruka ari uko nabonye ibise. None ndabigenza gute? Ndamubwira ati rero mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana irengera, hari Imana ivuguruza ibyo abana b'abantu bakuvuzeho, iyo byose ikabitesha agaciro, ikavugana nawe ijambo rizima, kandi yamara kuvuga ijambo rizima ikanarisohoza, ikarishira mu bikorwa. None rero reka dupfukame dusenge, duhamagara Imana. Turasenga, ndamusengera, mfata amasengesho y'umunsi umwe, kuko twebwe twegeranye n'amazi, duturanye n'amazi, nuko utari wahagera wahatembera, bari hirya hano, ntabwo ari kure. Ndagenda ndasenga, ari mu mugoroba, ndagenda mfukama muri ya mazi, ndavuga ngo wa Mana we, niba uri Imana nsenga ikanyumva, ndakwinginze n'iki ngiki kimbere ikimenyetso cy'uko uri kumwe nanjye kandi ari wowe uvugana nanjye. Ndakwinginze uyu mubyeyi muhibise iri joro, uri kureba yuko yarengeje igihe cyo kubyara, agejeje amezi 10, kandi umuntu abyarira amezi 9. None kora igitangaza kivugira, nanjye ubwanjye nzabihamya. Nsenga iryo sengesho, mvuga amagambo gusa, ndataha nsubira mu rugo. Ndavuga ngo wa Mana we, ndagenda ndaryama. Byageze mu gitondo kare, umubyeyi arampamagara ati yewe, aturabizi ati ngiye ku bitaro. Byagenze gute? Ati ndi kubona hari ibimenyetso natangiye kubona, ati none ndagiye. Nico genda rero, amahoro y'Imana jane nawe. Yaragiye, ageze ku bitaro, agera ku bitaro ibise byamufashe. Noneho mu gihe muganga akimwitaho, abari kuvuga ngo bagiye kumubaga, umubyeyi yahise abyara ako kanya, nta cyuma kibaze kigereze ku nda ye, ntaki, abyara umwana muzima, nawe ava ku iseta ari muzima. Ubwo rero ayo ni amashimwe mfite umutima, Imana yo mu ijuru ibyumve ko nyishimye. Mana ushimwe, uhabwe icyubahiro. Ni byinshi rero navuga, ni byinshi Imana yagiye ikora. Nanjye ndi umugabo wo guhamya no kubihamya. Iyatabaye Saduraka, Meshake na Bedenego, haleluya, ikabakura mu itanura ry'umuriro, haleluya. Umwami yari yategetse ngo benyegeze itanura 7, haleluya, kugira ngo bashe
n'ubugufa bwabo buteye kuboneka, ariko Imana y'amahoro, haleluya, haleluya, iramanuka itanga umwana wayo Yesu Kristo, amanura marayika, amanukira muri rya tanura ry'umuriro. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwami agiye kureba, yegereye itanura, asanga abagabo bahagazemo bemye, yemwe nta n'umwotsi wigeze ubanukaho. Haleluya, kubw'imbaraga z'Imana, kubera yuko bari bahamije Imana, banga gupfukamira ibigirwamana. Haleluya, haleluya. Wowe udukurikiye, waba uri hehe na he, umve yuko Imana ishobora byose. Mu kigeragezo urimo, mu ntambara urimo kurwana, umugabo yakwanga, inshuti zakwanga, mbese ibintu byose byakuvaho, wowe ukomere, usenga Imana, Imana izagutabara. Waba urwaye uburwayi bumeze gute, umve yuko Imana izagutabara. Ndi umugabo wo kubihamya, yatabaye Meshake, Saduraka na Abedenego, ikabakura mu itanura ry'umuriro. Iyo Mana yakijije, Imana yakijije uwo mubyeyi, ikamuha umwana muzima. Yego. Imana yankijije, ikampa isura nziza nk'iy'abantu. Nanjye nkaba nambara nkaberwa, nkitega agatambaro kakambera, nkambara n'isaha iyo. Ariko Uwiteka we ushimwe, uhabwe icyubahiro. Iyo ngiyo niyo mbabwiye. Haleluya, haleluya. Imana yantoranyije ndi umuhererezi iwacu mu rugo. Mukuru wanjye, nta mukuru wanjye mfite, ariko basaza banjye ikantoranya, ikavuga ngo wowe muhererezi wo muri uyu muryango wa Perusi runaka na runaka, uzankorera umurimo, uzamvugira. Mana we, ntacyo natanze, nta n'icyo nabona, naha Imana, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi yangiriye, ikantoranya, ikangira icyo cyizere. Iyo niyo ndi kubabwira uyu munsi wa none, niyo ndi kubabwira aka kanya. Wowe uremerewe, wowe urusha n'ibibazo bikuremereye, ngwino nsange, dusenge, duhamagare Imana. Mu ijuru hari Imana itabara. Nukuri Shanta, nawe uzaze dusengane. Ngiye turi gusenga. Turi gusenga hano. Ariko ngushaka imbona visa, ngo dusenge, duhamagare Imana, tugire ibyo tubohoza, tubohoza amadolari, tubohoze ubuzima bwiza, tubohoze ibintu byinshi. Haleluya, hari Imana, hari Imana. Imana itanga amafaranga. Nayitinye pe. Muze rero dusengane. Ndahari. Yego. Reka tujye no mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, ntago turatinda. Yego. Tugiye gusoma ijambo. Turasanga muri Zaburi y'121. Turasoma umurongo wa 8 wonyine gusa. Wonyine gusa. Ugiye kutubipa Shanta? Oya. Ntago ndi kubabipa pe. Umurongo umwe gusa. Umwe. Ntutubipe. Niba wahageze udusengere, bambe udusomere. Yego. Zaburi 121. Yego. Umurongo wa 8. Yego. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza. Yego. Uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Haleluya. Amen. Uwiteka azakurinde amajya n'amazi, uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibyashaka kukwica ni byinshi. Ibyashaka ko utagera ku kintu runaka ni byinshi. Ibyashaka kutakubaka ni ibintu. Ibyo byose Uwiteka azakurinde mu majya no mu maza, uhereye none ukageza iteka ryose. Wa wundi wavuze yuko utazabyara, wa wundi wavuze yuko utazashaka, wa wundi wavuze yuko
uzapfa ntacyo wimariye. Haleluya. Amen. Wa wundi wavuze yuko ngo kuzapfa ukenyutse cyangwa se ukindutse. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ariko uyu mugoroba ijambo riravuze ngo Uwiteka azakurinda majya no mu maza uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya. Kandi Uwiteka ntazakurinde wenyine, azakurindane n'ibyawe n'abawe. Konkoro. Uwiteka azakurindane n'abawe, azakurindane n'umuryango wawe, azakurindane n'abana bawe, azakurindane n'umudamu wawe, azakurindane n'inshuti n'abavandimwe uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya. 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 Iri jambo ntabwo ari njye urivuze. Haleluya. Ntabwo ari njye urivuze. Nshobora kurivuga njyewe Chantal. Ariko haleluya. Ikindimo nicyo kigize ute? Nicyo kibivuze. Haleluya, haleluya. Iri ni ijambo ritavangiye. Waba uri hanze y'igihugu, wowe urwaye, haleluya, waheze mu nzu, wowe wabuze amafaranga y'ikode, haleluya, wowe wishwe n'ibigeragezo, wowe umugabo wakwanze wagutaye, wumve ko Uwiteka ari kumwe nawe, azakurinda. Nubwo bikomeye, nubwo bimeze bityo, Uwiteka azakurinda uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yabanye na Daniyeli ikamurindira mu rwobo rw'intare. Iyo. Haleluya. Niyo ivuganye nawe uyu mugoroba ngo Uwiteka azakurinda nk'uko yarinze Daniyeli ikamurindira muri rwa rwobo rw'intare. Ubwo bari bamucukuriye, basa nkaho bamucukuriye urwobo. Haleluya. Haleluya. Ubwo bari kubona ko ibye birangiye, ubwo bari kubona ko iherezo rye ry'ubuzima rirangiye, ariko ntago bari bazi neza icyo Imana yamuvuzeho. Haleluya. Imana yavuganye nawe iramubwira ngo nzakurinda, nubwo bazakujugunya mu rwobo rw'intare nzabana nawe. Haleluya. Kandi koko yarabikoze, yaramurinze, yaramurengeye. Haleluya. Umwami bukeye mu gitondo agiye kureba asanga Daniyeli ni muzima, ntacyo yabaye. Haleluya. 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 Ayiwe, ibyo kukwica ni byinshi, ibikubujije amahoro ni byinshi. Ayiwe Mana we, ni byinshi ibikubujije amahoro, ariko Uwiteka akurinde uhereye none kugeza iteka ryose. Azakurinde mu majya no mu maza, byaba bikomeye Uwiteka azakurinde, waba wihebye Uwiteka azakurinde uhereye none. Ijambo ry'Imana nari mfite ryari iryo ngiryo. Yego, nukuri Imana izakurinda amajya n'amaza uhereye none kugeza iteka ryose. Ntabwo ari uguhera uyu munsi tariki 5 z'ukwa gatanu kugeza kuri 15. Oya, ahubwo uhereye uyu munsi kugeza iteka ryose. Imana yacu izagiturinda amajya n'amaza. Chantal, Imana iguhe umugisha. Yego, namwe murakoze. Yego, ugiye kunyemera utange nimero uwumva yifuje yuko mwafatanya gusenga azaguhamagare, noneho uradusoreza n'isengesho. Murakoze. Nimero zanjye za telefone ni 079 58 58 991. Yego. 079 58 58 991. Iri kuri WhatsApp? Ntabwo iri kuri WhatsApp, ariko muri no minsi nta telefone nini ya WhatsApp mfite. Abantu bazanyandikira kuri WhatsApp bazabona ntabasubije bate kuzagira ngo ni ikindi. Nta kindi ntibazagira ngo ni ukubirengagiza. Ntabwo ari ukubirengagiza, nicyo kibazo gihari. Murakoze. Yego, Imana yo mu ijuru ifite smartphone nyinshi. Irazifite pe. Irazifite nyinshi.
ipfunduye ikiganza yaguhereza iyawe nawe ukaboneka kuri WhatsApp ukajya niki kiganiro twakoze nawe ukabona uko ukireba. Imana irabishoboye. Yego nukuri none n'abantu bari hanze nabo bakakubona mukabona uko mwavugana. Yego no mwisengesho ugiye gusenga dusoza ubishyiremo. Yego mbisengero uko bwije nuko bukeye nukuri Imana ibyumve kandi hari amakuru mbifiteho. Ubwo urukumva rero ntabwo nacika intege. Yego rero reka dusenga Imana. Abantu badukurikiye bari hanze tutarabasha kuvugana ndabasengera uko nshobojwe n'umwuka w'Imana. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, tugushimiye yuko wabanye natwe dutangira iki kiganiro, none tugisoje turi amahoro, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya Uwiteka Imana Nyiringabo nje imbere y'ubwiza bwawe, nsengera abantu bari hirya no hino, abari hanze, abari mu Rwanda, abari hirya no hino ndabasengeye, abafite uburwayi butandukanye, Uwiteka Imana Nyiringabo ndabasengeye. Uwiteka Imana Nyiringabo reka ubaramburire ukuboko kwawe kwiza, kwa kuboko gukiza, ubatera urushinge rutaryana, ubaha ikinini kidasharira, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka Imana Nyiringabo rero ngoho bagwiriza ibyiza, mahoro y'Imana akomeze kubana nabo, ubwiza bwawe Mana ukomeze kubasesekaraho uko bwije nuko bukeye, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngo ukomeza kubana natwe, ukomeze kuturinda no kuturengera, tubigusabye tubyizeye mu izina ry'umucunguzi wa Yesu Kristo. Amen.